uyu munsi Rayon Sport iri mu bihe itigezemo indi myaka yose by'abaterankunga n'abafatanyabikorwa mu buzima bwayo. abaterankunga bafite amafaranga bariyongereye. Hari Jeruti yo muri Tanzania yashizemo miliyari. Yego. Ndaza mfate Beka ni banki nkuru of Rwanda cyangwa of Kigali. Niyo banki ya mbere mu Rwanda. Kurinda amafaranga, gutanga amafaranga, wewe wiyamamaza ntabwo yatwishyuye. Okay, murakoze. Noneho mbashe mfate kampani tumanaho biti Airtel. Yego. Yatubeshe bisi. Oya. Ariko sijya tumaze iyo bisi ivuga itaza. Ntabwo nk'amahembe yazanga araza tuzataha. Izere ko iyo bisi igiye kuza. Dukomeze. Sikoro bakoranaga ariko bagiye guhindura imikoranire kugira ngo isikorize agaciro ka Rayon. Buriye nuba n'umuntu niyo wanagenda uzibuka ibyiza mwageranye, wibuke n'agaciro ke na brand yakumuritseho. Kandi Skoro yigira muri Rwanda Premier League. Nuko Bekiri muri Rwanda Premier League ariko yigiye no gufata Sport. Kuko Sport ni brand nini. Aka kanya Skoro aguma muri Rayon Sport. Skoro ribuzemo nka 30% cyangwa 50%. Uko yari imwe bitandukana n'uyu munsi ariko irabirimo. Abana baterango y'abangobwiye se bajya kuri 5. Bambajya kuri 5 kandi bafite amafaranga. Urakoze. Uyu munsi Rayon Sport ngo ikoze umuvuno ngwizanye yo bita directeur technique ngwigiye kuba irerero. Ntago ikiri ikipe ndashaka kujya no ku ntambwe yo kuze byishara ibintu ugenda wibagirwa. Yego. Ndaza kubwira abana bakinyi mu bwe n'abaturutse batubwire ko Rayon Sport aba bakinyi igiye kuba academy ntago ikiri ikipe. Yego uze kunyumva neza. Ese aba bakinyi Rayon Sport imaze imyaka 7 igikombe itwara. Yego. APR yatangaje ko igiye gutwara ibikombe imyaka 10 Rayon Sport idakoramo. Nko mu gihe Rayon Sport ibonye amafaranga yakabaye ivuga ngo tuyigura abakinyi b'intwaro bazagwanga na APR bagaca gasuzuguro. Ako Rayon Sport ibonye amafaranga iyobotse irerero. Reka mbwira abana bakinyi. Yego. Muri aba bakinyi yo kubwira n'amakipe baturutsemo nta mukinyi waje mu ikipe yari imbere Sport ku rutonde rwa champion. Uwo bita Muhoza Didier yavuye mu ikipe bita Etoile de l'Est. Ayo Etoile yo ntindaga kumanuka cyangwa aranamanutse. Etoile de l'Est ushaka ko yarazamutse ahubwo. Reka dukomeze. Yego. Nkundimana Fabio yavuye mu ikipe ya Marine. Marine yari mu makipe arwana kumanuka ariko aza kwiyambura umwambaro ava mu murongo utukura. Haro bita ngo Charles ngo niba ari Tombore ngo yavuye muri Chad. Haro bita mu Mutombo wa Kanda yavuye no mudefenseri w'umukongomani yavuye mu amagaju yagize ku munsi wa nyuma ayishaka kumanuka. Bamwita ngo nisingizwe Kirisa yavuye mu ikipe ya Mukura. Wenda Mukuri mu makipe abarahonga mu kakagare ka kane cyangwa gatatu wava ukiye mu mukinyi wa muzamu rwego. Bamwita ngo Shuti Didier yavuye muri Gorilla. Akagora nayo yihagazeho. Ariko umenye ngo makipe ashaka iki yo Sport ishaka iki. Haro bita ngo Ndayishimiye Didier wavuye mu ikipe ya Kigali. Ndagusuje nkwifuje kugubwa neza no kugira ibihe byiza hano turi kuri Big Man Rwanda. Nizere kumeze neza komeje kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba mugi wa Kigali bwota amasimbi imwe mukunda mukanakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi haro rero nge ndi Zebra Switch nk'ibisanzwe ariko kandi tugarutse turi kumwe na amwenyewe Big Man Rwanda, Big Man CEO. Big Man yitwaje telefone, yitwaza ikarine n'ikaramu ndetse ubona ko byanga byakunda yateguye. Reka rero tugiye kuba tuganira twinjira mu makuru n'ubundi y'imikino agiye atandukanye ndetse muri siporo muri rusange kuko ariho tugenda twisanga. Ariko nanone nago nkuko abakunzi ba Big Man Rwanda ntago nagenda ntabanje kumubaza amakuru ngo tubanze tuganireho gato mbere yuko yinjira mu ikarine, mbere yuko yinjira mu butasi, mbere yuko yinjira mu busesenguzi. Reka mbanze mubaze ngo Big Man umeze ute, amakuru y'iminsi ubuzima buhagaze gute? Zebe manje gusuhuza amakuru y'ubuzima busanzwe meze neza, shima Imana, ashima n'abantu batandukanye umunsi ku munsi mubana inama zabo support nabo ndabashimira. Rero imvuze mu magambo arambuye cyangwa mu magambo nakuba ku buzima bwanjye, ntago nemaze iminsi gukora ibiganiro ku munsi nemaze iminsi nameze neza, harimo uburwayi n'izindi shida z'ubuzima, ariko uyu munsi ndashima Imana ko meze neza kandi abakunzi banjye ngarutse ngo bambone bumve ibiganiro byiza, ubusenguzi bwiza, analize nziza mari kubera bo. Rero sasa ndavanda hari kandi mari iminsi yose kubera bo.
Big Man ikiganiro ariko n'ubundi kuri Big Man Rwanda Yego. twabonye inkuru itadushimishije abantu benshi bakunze ndetse bakanakurikira ibiganiro bya Big Man Rwanda uvuga ngo urashimira abantu bakubaye hafi mu bihe bitari byoroshye wari uri gucamo ubundi ni ibihe byari bimeze bite kuri Big Man kugira ngo twisange amasaha nk'ariya cyangwa se ure kuri ikiganiro nka kirishimira abantu bamwe na bamwe n'ubuzima bwari bumeze gute? N'ubuzima nakubwira ngo nyuma y'imyaka myinshi umuntu abayeho akisanga muri situation imugoye kandi ukayisangamo wishyizwemo n'abantu wahaye ubuzima bwawe umwanya wawe ngo ubise ngo ni inshuti mukorana ukisanga umuntu afashe umwanzuro wo gufungisha ariko kuri mu mutima wakuzi azibira inyuma y'irido akabyengenda byose akavuga ngo reka nikunde nishyira imbere nigaragaze shaka guhangana n'uyu muntu shaka kumwumvisha buriya igihe umuntu akubwira ngo ijambo ngo njyewe ngo nafata umuntu nkamushyana ngo abantu bakazamubura ariko buriya bajya bavuga ngo inyama ngo umuntu si ujya uzi inyamureba inyama umuntu ni inyama umuntu si inyama n'amaraso yego umuntu ni ikimwihishemo nyuma y'ibyo ngibyo hari isomo witiranya hari n'ibintu ubamo mu gihe cyose utaramenya ukuri nyako ukitiranya abantu cyo kwitiranya ibintu ariko uyu munsi navuga ngo nka Big Man ku myaka mfite y'ubukure maze kubona indi maje yatuma umuntu wese namusitaraho ahubwo namenya ngo umuntu turi kumwe akakanye ni muntu ki focus niye ku muntu acakaho cyange nyina y'impamvu turi kumwe niyi yego rero ntabwo kesi cyane nashimiye abantu bambaye hafi kuko buriya ushimira abawe mu gihe ukiriho kandi ugashimira abakubaye hafi ko ntabwo ushimira abantu bose unabitwerera ushimira umuntu imbaraga yakweretse umuhate umwanya we amasengesho n'ibindi niba nashimiye kandi mbiko ku mutima n'ikindi gihe nzashimira uwo tubanye neza nzashimira unekerezaho ibyiza wifuza ko tubanye neza wese mana yanjye uzandinde kwibagirwa kandi imiryango yanjye izahora ifunguye uwo muntu injiye mu buzima bwanjye aha ukoresheje ijambo ryiza uravuga ati ugahemukirwa n'umuntu wahaye amaraso umuntu wahaye ubuzima bwawe byagusigiye irihe somo ku buryo ari ibintu bidashobora kongera kukubaho cyangwa se n'undi muntu ushobora kubona agiye kugwa muri iyo kesi azamenya uko yitwara inama naho umuntu cyane nayiha nuko umuntu ururimi rutandukanye nuko umuntu uzamubona uko umuntu yigaragaza akeshi 90% siwe muntu nyawe umuntu ikimwishemo ushaka kubana n'umuntu ukagira ngo imuhumugirira ishyakurwanira ubuzima bwe umuhate ukora mu bintu bye uwo muhate arawuzirikana ariko mu gihe cyose habaye kesi cyangwa bakaruga tukutumvikana nawe nibwo uzamenya umuntu mubana nawe rero nuzishuke ko umuntu wese muri kumwe hari impamvu muri kumwe hari imibara kubonaho hari gupangaho mu gihe imibare yose itari gukunda kuri we ntakiza kwifuriza mu buzima bwe nabayeho navuga ngo ndi igikoresho ndabyakira mbibamo umuryango uranyebura nambara maske nambara fime inshuti ziranyebura ati rero ibiri muri wishuka uri muri ishuka ariko buriya kandi kamu n'umutima we kandi umutima n'urya ruswa njibuzima nabayemo imyaka igera kuri 2 narabufirinze n'igihembo ndagihabwa kigera ku byumweru 2 n'ibindi bitandukanye ariko icyo nakubwira cyo umuntu hava akagera uzamwita umuntu ikomereza nubwo buhamya nabwira ubudukurikiye yego ntago ndi bubyinjiremo cyane wenda abantu bazakunda story wenda bazatwemera tuyikore irambuye nta kibazo turahari ngo tubaganirize kuko ni ibintu byanga byakunda ni story ndende ariko kandi ni iby'agaciro kuko rora kwiga ni byiza isi ni ishuri nimba warize uzava umunyeshuri mwiza umenye guhangana n'ubuzima ku giti cyawe yego waje mu mwambaro wa Rayon Sport ushaje nyuma yuko tuvumbuye ko sikoro icishijwemo akarongo kubera icyo hisemo kwambara Rayon Sport urakoze cyane buriya ni winjira mu rugo ari ibwami cyangwa mu baturanyi uzisanisha nabo kugira ngo nutanga n'ukuri n'ababibonye cyangwa n'ababibonye bagaragaze ko ukuri wari wambaye gusa nkuko watanze ababizi neza twafunguye ino Big Man Rwanda shimira abareyo bamaye support yabo umunsi ku munsi shimira ko n'umubare munini Big Man Rwanda igezeho harimo 30% n'abareyo n'abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda uyu munsi jezi navuga ngo imaze kuba yatakaza bimwe mu bice biyigize ijambo sikoro ubabareyo barabererekanayo umwe aracepo n'agacaruguru ariko nambaye n'umwenda kugira ngo umure wese ahari aze kwibuka mbere ibyo nagiye mbabwira uyu munsi nibyo ngarutsemo aha twagiye rero uyu munsi ndagira ngo icyo ngiye gutangiriraho umuntu wibwira yuko abantu bafite Rayon Sport bayikunda bashyire moto wa Rayon Sport n'abakunzi kigira ahubwo isigaye igira abayikunda
Siporo ifite icyo bayishakamo cyangwa ngo bibrandinge kubw'indonke zabo uze kumbabarira abazi ukuri Teddy yarambwira ati Big Man nje nubwo wandeye ku imiriro ariko ibyo wavugaga mu gikari byari byo uno umugabo yemeye icyaha n'amakosa yagize uyu munsi rero abantu bahari ngo bazi ko abantu bayobera siporo uyu munsi n'abayiri hafi bayikunda ariko ndababwiza ukuri niciye ku maguru abiri murimo murikanga igihuru ari baringa Nshatse kuvuga ko kuba Beka yaje ari Zebo uze kumbabarira ibintu byinjiyemo ikintu kira ku myaka igera kuri 2 niba atambara muri uyu mwambaro ariko injyewe nanga ukuri mena abanyarwanda ukuri iyi jezi ndayegereza nkaba nanayitira kugira mereze abanyarwanda ukuri rero siporo umunsi iri maboko yo bita Meya Budara yego ikaba ifite CEO cyangwa umuvugizi wayo bita Olivier Gakwaya ikagira ngo undi muntu ngo nawe ngo uyobora inkoranyambaga zabo nakwita ngo niba ari umuhuriga niba ari ingoma amashyi uravuga wasiri niba buriya uri umunyamwuga hari ibintu ugomba gukora hari n'umwambaro ugomba kuba wambaye ukerekana ko n'ibintu ukora ufite IQ yabyo uyu munsi abantu bari muri siporo bose sibyo kumurika amazina yabo kumurika n'ibyo bari byo nta muntu ushaka kumurika izina siporo ndaguha ingero tujyane neza yego ayesigaye yarukirisa abakinnyi babigurisha babuze aho bakina ibaza ama performance kugira ngo bigurishe ni urwego rwa siporo mu gihe munyabaterankunga irimo irazana abakinnyi irigo amafaranga ba installation gusa na rekritome bahaye reka tugane gatoya yego uyu mukinnyi uvuye mu magaju yari mu defenseur rimwe n'imwe yazaga ari umusimbura ariko rero siporo irekuye abakinnyi kubwira irekuye bita bamwita unuza uyu nguyu Emery Bayisenge ariko ngo wari uri irekuraho bita Chimanga Ritombo n'umukongomani w'amagabo 22 yaciye impaka mu Rwanda irekuraho bita Ndusindi yanyu mya Senegal niba ari ikipe ifite ubwogerizi bukomeye mu Rwanda muri tour ya championnat yarangiye ni Rayon Sport ariko ndibaza ngo aba bayobozi ba Rayon niba badakunda n'umupira nibakunda brand ya Sport cyangwa bakunda ba Rayon uwo bita umuvugizi Gakwaya Olivier avuze ngo mu bitego batsinzwe byose abadefense ba siporo bose babigizemo uruhare ngo umuntu akoze akazi gakomeye ngo ni Kwizera Olivier kandi twabonye yuko umukino wa nyuma shampiyona Kiyovu Siporo yari yishira siporo uwo bita Emery Bayisenge akuramo igitego ku murongo akoze sefu y'umwaka uzi amafaranga Emery yasevinze miliyoni 214 iyo witabiriye amarushanwa nyafurika ayo mafaranga bayaguhereza ukimara kugerayo ariko bamwituye yuko nta kintu yakoze adashoboye ngo ntabwo urwego rwa siporo bashaka bari ku rwego rwa Rayon Sport kandi bivugwa ko ngo ari kunaniza mu mafaranga eka nkubwiye uriya mwuko eka mu zebra switch hari ibintu mubonera inyuma mu gikari mutazi biri kuberayo bitubwira wowe utugererayo uyemeri hari abantu ni lobbying iri gukorwa kugira ngo reke kuri siporo abakinnyi bari kugorana ahubwo abayobozi ntago babashaka mbaza impamvu nihe umuntu bita hari ingingo Francis ntago mu buzima hano yaciye najya kunda abakinnyi bakuze kubera ko n'umukinnyi n'abana umutoza nawe ngo ushaka ingewuro mu bakinnyi azana nuvuga ngo n'umukomisiyoneri akaba n'umutoza none kubera ko abakinnyi bakuru b'abasiniya ntago yemera utunze umugore ntago mushaka iterambere ushaje bababwira ngo niba baramurokita ngo agwa akanyenyeri abati n'undi munsi ariko bari abana kujya mu kibuga acabushagirizwa kujya mu kibuga gupfukamira kugira ngo umuhe umwanya ubanza mu kibuga nuko abanza gupfukamira nta musiniya n'umwe wakora ibyo bintu ese akanya abayobozi ba Rayon turebe mu mboni z'umupira w'amaguru mu Rwanda APR kuri kwiyubaka bavuze ko hashiraga APR nugura kapitene ava akagera wese muri East Africa no muri Africa yose tupisa amazembe zande hose barashaka kapitene ni APR kurukirita uyu munsi tubonye APR Sport uburyo kwiyubaka n'uburyo APR kwiyubaka iyo Sport yabizi brand iri gukenayo akanje kubwira ni kamwe ishaka kuba Arsenal imyaka 22 n'ubundi Arsenal kwategwa ibintu bigaragara amaso niba Sport yagiye ina amafaranga buri gihe ngwigongwa n'ubukene mu gihe amafaranga abonetse ivuye mu mujyo kugira ngo ibintu bifatika iraje ari amafaranga usoza zakora iki ariko uziko amafaranga agiye kubaka mu Bugesera mu mazu amwe natazi banyirayo kuko niba tubonye abakinnyi amafaranga araje umukino wose mukomangira akaza uzasohoka ariko barigurira abana ngo nirerero ngo bita ngo de technique ngo no bitari ingingo Francis ngo bashaka kuzamura ngo abana ngo b'imyaka 5 muri siporo bazamurira kuri Rayon Sport imaze imyaka 7 twari igikombe ahubwo none se Rayon Sport sigira junior izamura abana Inyanzire ifite
ifite n'akademi kayo none ko se abo bana bategetse babajyanye Ferwafa. muri junior bakareka Ikigaragara ntabwo umusiniya wamuryamo nunamurokirita n'umusiniya hari icyo gusaba. nuvuga ngo ni za njyaburo batashobora kubona niba mu mu gihe basini w'abanyarwanda twamenyera amakipe yacu twarwamo eh twari tubona imyaka ishize apere bagiye barinyunyuza inafunga bamwe amafaranga anyerezwa bahita umupenzi baza aho ngaho bakajya amafaranga n'abanyamakuru dukorana bamwe na bamwe bakajya amafaranga akapera bati uyu munsi twamaze kumenya ko apere ari icyambu cy'abantu baza gushaka amafaranga ishyiraho umurongo biracika muri Rayon Sport rero ku kiho badashyiramo uwo murongo. ariko reka ngo umunyamakuru umusiniya simvugira nyamihombi kumuvumba maze kubona ko siporo ishukwa n'abanyamakuru bamwe na bamwe ngirakomeye bayibeshya. Samu Karenzi ntago umuzi si umusiniya twemera ni mubi cyane ariko maze kumenya ibiri mu gikari nawe ariko man ntabwo kandi kamuri umutima we nawe asiga afite uburyo kanyenyeri niba Rayon Sport umugirimo abafana batawemera wakaza bakoma mu mashyi ngo mbega Rayon Sport icyaye mbega Rayon Sport igiye gutungurana ngo mbega Rayon Sport igiye gutsinda abantu yego na ya musangwa mfura yiwe basa havuga ati ariko ejo baravuye mu kiganiro bose Kazungu arajyagurutsa bati mwabana mwe muri abagome muri gushuka Rayon Sport igeza aho igura umukinnyi muri Chad ngo muri za Cameroon n'ahandi abakinnyi Rayon Sport umunsi irashaka iki hari duo yari maze kubaka y'abakinnyi bari guhuza umukino bakabasha kumvikana kuri match bakayiganaho byibuze nubwo batatsinda ariko bakagaragaza ishyaka n'umuhati ndetse na participation yego none barabasenya bazanya amaraso mashya nakubwiye turufu ya mbere ikoreshwa aba bakinnyi ntabwo bavuga ngo umucishwanga barashaka abakinnyi bavuga ngo umucishwanga ubundi sari ingingo ubundi urwego rwe yakatoza siporo harya ntago yageze kuri finali kangahe finali kuyigeraho bivuga iki yitwaye bande bari bameze bate uyu munsi ari ingingo yaje gushaka igikombe cy'amahoro arakibuze ariko si umutoza wa turunwa penalty nabandi bazigeraho ninde wundi wazigezeho bagiye batsinda finali nyinshi siporo ahubwo agashya yarazanye nakaye yaje kugitwara kibura uyu munsi hari ingingo ni umutoza wa knockout ariko si umutoza wa turunwa y'imikino 30 uzamaze igikombe ariko abamuzanye kubera yuko bumva umujyo we yabasetinzemo ibyo abareyo bose bagiye kwikorera amaboko yabe komite abo staff yabo n'imbere y'amadora hondo umunyarwanda Rayon Sport izabatungura mu rwego mutize mutungurwa mu myaka yose mwayimenye akaserora urumva zira miliyoni zakwinjira akarega kwiga uburyo zizakoreshwamo uyu munsi Jeruti yavuze ko amafaranga izasora mu kwa 7 ubwiye Beka ko mufite amasezerano ataya amafaranga ageza mu kwa 7 mudo amafaranga tugura abakinnyi bakomeye nayo ko muzamwambara ku mwenda ashaka ikipe ikomeye yayiba amafaranga ariko ya mafaranga ukigaragara cyo